Darius Gishoma ni umuhanga mu bumenyi bw'imitekerereze ya muntu, ni nabyo yigisha akanabikoresha avura abafite ibibazo byo mu mutwe. Abikoramo ubushakashatsi bwinshi burimo ibyerekeye ihahamuka n'ihungabana mu gihe cy'icyunamo. Yanditse byinshi ku byerekeye ingaruka za jenoside ku mibereho n'imibanire. Mu kuganira kuri jenoside yakorewe abatutsi rero, namusobanuje ikibazo cyo kurebera undi mu ndorerwamo z'amoko, tuvuga ibyo gutinyuka kwanga guhemuka n'uburyo abantu bashakisha bakabona icyo bongera guhuriraho. Identité yabaye meurtrière, umuntu yafungiranywe mu kantu kamwe. Ko hari n'ahandi hajya haba amoko atari menshi, ko tutarumva abantu batsembye abafurama cyangwa iki. Hari igihe kenshi haba haragiye haba ibyo bita amatension, ikintu cy'ikibazo kiba mu buzima nk'uko biba ahandi hantu hose, bikazageraho igisubizo kiba kubyitirira kamwe mu ma identité, hanyuma kandi ntibibe umunsi umwe, biba igihe kirekire nk'uko twabibonye mu Rwanda, bikamara imyaka myinshi abantu bakamburwa identité. Kuba umuhutu n'umututsi bikaba bifite byagize agaciro kanini kuruta uko umuntu yaba umubyeyi w'umwana. Identité yabaye meurtrière, umuntu yafungiranywe mu kantu kamwe. Agasobanura rero ko na societe zituma hatabaho jenoside, niba umuntu yavuga gutyo nubwo bitoroshye, ari societe zemerera ko abantu baba ibintu byinshi bari byo bitandukanye, kuko n'impanga ebyiri zihuje genetike ntabwo zisa. Hari n'abibaza ariko akabaza umuntu warokotse jenoside ati byagenze gute ngo utabona ko bagiye kubarimbura? Warebaga he? Wenda yabivuga uburyo nk'ubwo bukomeretsa niko navuga cyangwa bushotora, kuki utabibonye? Gutekereza ko ntabwo umuntu yaba mubageze nk'uko twabibonye, hakaba akantu kavuga ngo ibintu byose birahari, ubwicanyi burimo kuza, ariko hakaba illusion, reka tuyite gutyo, illusion muri ku muntu, tukavuga uti ntago ntibishoboka ko bagera kuri kariya kageni batekereza kurandura abantu bose. Hakaba ako kantu ko kizere ko kuvuga ngo nubwo byaba bibi gute nibica bazica abanyapolitike, twebwe basanzwe ntago bazatugeraho. Ko abantu bahera mu gitondo bakageza nijoro, bakava ku wa mbere bakageza ku cyumweru bica, kandi banicisha intwaro zimeze kuriya, imihoro, amacumu, ibisongo n'ibiki, ko bangije abagore n'abakobwa. Iyo kriyote imeze gutyo nta handi umuntu yayibonye. Kuki ubunyamaswa busa naho bwafashe intera itarigeze ibaho mu Rwanda? Nakosa abantu bari basanganywe izo ntwaro, ariko ubundi zitwa ibikoresho, ni sibizi, ni uko abantu basanzwe begeranye cyane ku buryo ko nubona abazungu uzasanga ubundi badahora bakora naho bagira bati, ariko mu Rwanda cyangwa n'iwacu muri hafi ya Afurika yo hafi, iyo contact ibiri facile cyane. Iyo ngerageje hari gushaka kubyisobanurira, ariko nagira ngo numve uko icyo wowe ubitekerezaho. Abanza mu byo wambajije byose, ibindi nagerageza kirananira. Comment expliquer la cruauté? Amezi ku mugani akaba atatu, umuntu wavuga uti yagize na accident yashutswe, hari aho yagera nijoro agakanguka, aga conscience ke kakamubwira kati urimo gukora biba, ariko banza hari intambwe ari societe, ari n'abantu ku giti cyabo bateye bakagera kuri point de non retour, niba ariko navuga ahantu umuntu agera akaba adashobora atagishoboye gusubira inyuma, kuko yinjiye muri iyo kriyote yateguwe. Hari abantu babyigishijwe, hari ahantu yageze atarakira umuntu. Uwo muntu nkatekereza hari ko bijyanye no igice kimwe kijyanye n'iyo
icyo gikorwa cyo kwica ubwacyo ko hari ahantu urenga ukarenga point de non retour, ukagera ahantu utagishobora kubaha ibintu birema abantu n'indangagaciro z'abantu kubera ko warenze. Ariko ikindi gisobanuro wari uvuze nacyo abantu bagiye bavugaho akaba ari icyo cya proximité ya kera, uko abantu babanye bakuranye. Ubundi byagombye kuduproteja kuba tuziranye, nagombye kuvuga banza byakoroha kugirira nabi abanyamahanga kubera ko ari abanzi kuruta uko nagirira nabi umuntu tuziranye. Ariko muri jenoside ntabwo byaduproteje, ahubwo byabaye icyoroheje ubwo bugome ko bwiyexprima, aho umuntu azi akaba azi se wabo baziranye cyane babanye, kanakenera no kujya kwica imizi yose umuntu yaba aturukaho. Proximité ikaba ikiri butume haba ubugome bungana gutya, ariko nanjye simbwisobanurira. Hari benshi bakunda kuvuga bati njye ndi injiji, bambwiye kwica ndica, ariko nanone tuzi yuko icyiza n'ikibi bizwi na buri wese. Ariko nanone hakaba bavuga bati muri sosiyete itarimo ubujiji bungana n'ubwari mu Rwanda, ahari jenoside ntiyapfa koroha. Tugiye ku rundi ruhande, hari uruhande ruri interesa, uruhande rw'abantu bita refusant, ni ukuvuga amazi arimo gutemba yose, ko mwavugaga icyo cya sense ya belonging, abantu bose bagenda mu kwica. Hari abantu bakeya babasha kujya muri sansi itandukanye, kandi amazi yabajyanaga mu kwica. Abo bantu ni bakeya, ariko baba interesa cyane kubamenya. Abo bita refuza banga, nubwo ari ngombwa kubironginga n'ibindi byose, iyo ubarebye usanga abenshi muri sosiyete zose inyinshi ntabwo ari uko baba barize cyane. Hari umuntu wanditse igitabo cyitwa Les Refusants, akareba nyine profile yabo agasanga ntabwo ari uko bize cyane, agasanga n'amashuri yabo ari ku kigero kigereranyije. Ahubwo factor igaragara ni factor ijyanye n'ibyo bemera. Ibyo bemera bitari ubujiji bwo mu mashuri, ahubwo valeur, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, indangagaciro. Akavuga ko hari ahantu byageza kumva ari un conflit n'indangagaciro ze, bigatuma agenda mu yindi sansi, ku buryo ibyo by'indangagaciro bifite uburemere bwinshi kuruta iby'amashuri. Mwahoze muvuga muti dushaka igisobanuro wenda kiri psychologique. Hari umugabo wigeze kugitanga witwa Freud, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Société des Nations yajyaga ifata abahanga ikababwira ikabaha n'amafaranga iti mutekereze ku kintu mushaka. Einstein rero wari umuhanga icyo gihe, muramuzi muri physique, ahitamo kwandikira Freud, amwandikira ibaruwa yitwa ngo Pourquoi la guerre, kuki iki kibazo murimo kwibaza. Wenda ntabwo yakibazaga kuri jenoside, ariko kuki abantu bica abandi aka kageni. Fred kumusubiza, Fred nawe yari umuhanga muri icyo gihe, aramusubiza aravuga ati ntabwo nanjye ndi bubone igisubizo, ariko ntekereza ko umuntu muri nature yafite impensha destructeur, sinzi uko ndi buyivuge mu Kinyarwanda, niba ari amahane kuba yagira nabi ku buryo akenera izindi mekanisme zimubuza. Ni nk'uko yabivugaga wo Fred yabyise ngo hari tendance ijyana ku buzima yo kubungabunga ubuzima, ayita eros y'urukundo yo kubungabunga ubuzima, ariko agira n'iyindi ayita ngo ni thanatos yo gushwanyuza, yo kugira nabi kwa kuntu akana katarakura
iyo ikintu kikarakaje kakimena, iyo mama atamuhaye inyonyo ariruma afite iyo tandanse. Ikintu kibibuza ni sosiyete niyo igenda yigisha, sosiyete ishyiraho za kirazira. Rero iyo kirazira zishwanyutse nta kintu kiba kibuza umuntu. Fred nuko yasubije amategeko, eglise, amashuri, izo mekanizme zose ubundi zituma uwo muntu iyo tendance yiti exprima nizo ubundi zimubuza, kuruta uko twavuga ko ari ubujiji bw'amashuri cyangwa kuba umuntu yarize cyane, kuko abize cyane barabikoze, abatarize barabikoze, ahubwo igisobanuro kigashakirwa akagishakira aho ngaho, ko iyo mekanizme sosiyete ishyiraho izo za kirazira uko zigenda zivaho bikamara imyaka 30 nko muri byo mu Rwanda, nibyo bisobanura bituma umuntu yakumva jenoside kuruta uko nabirebera ku muntu ku mashuri ye kuba afite menshi cyangwa adafite menshi. Sosiyete aho igice kimwe cyarundukiye mu bwicanyi burimo ubugome burenze kamere nk'uko tumaze kubuganiraho, ko generasiyo nk'ebyiri zishe ziri hamwe, ni gute ibyo bintu umuntu abihindukiza kugira ngo umuryango nyarwanda wongere kubaho? Kuko umuntu yakwibaza niba ubundi abantu basanzwe baba bakundanye, umuryango uba ukundanye, ugakorera ibintu hamwe, wagera ku cyiza ufatanyije bikarushaho kuwukomeza no kuwurema. None iyo ukoze ikibi ufatanyije, umugabo akajya kwica ajyanye n'abana be, cyangwa se umusaza nawe abibakangurira atashoboye no kugira aho ajya, ese byo bibaremamo kumva barushijeho kuba umwe mu kibi? Ibyo bintu umuntu abigarura ate? Buri gihe iyo tuvuga iyi sije nyine iratugora, ko nanone nta reseti ibaho y'ukuntu bigenda, ariko ka kizere nahoze mvuga kare ko umuntu yavugaga ati byose ntibiri bugendere icyarimwe, hari akantu gatoya kazasigara, hari akantu gatoya kasigaye, akaba ari ko kubakirwaho. Nk'uko hari abantu bayobeje sosiyete igihe kimwe, uko sosiyete zipermeta ko haba identite nyinshi, abantu bakaba bafite ikintu kimwe bapartonaho, ni namwe mu mekanizme atuma bishoboka ko abantu bongera bakarema umuco mushyashya. Nibaza ko ari ikintu gihera mu muryango, kubaka ikintu gitandukanye cyemerera abantu ko baba benshi, umuntu aba mwinshi, niwe agira ama-identite menshi, tukacyubaka duhereye mu rugo kuzagera hejuru ku muntu uba ayobora sosiyete yose. Wenda niba ndashaka kuvuga nta muntu n'umwe usigaye, ko hubakwa icyo cyuko abantu bafite appartenance imwe nk'ibi by'ubunyarwanda, akaba ari identité commune ituma abantu bagira ikintu kimwe bahuriyeho, ariko bakagira n'ayandi ma-identité menshi, kandi yose afite umwanya, nta na kimwe kigomba kuruta ikindi. Tudashobora gushyira imbere ko wenda kuba umuyisilamu ari byo bigiye kuruta ibindi byose, icyo gihe tuba twongeye kujya muri sosiyete imeze nk'ijyana ku bwicanyi bwiremiye, abantu baretse kugira kuba ibyo byinshi, ahubwo bakaba akantu kamwe. Urakoze cyane.